imbaraga mu gituza cya Yesu. Aravuga ati izi ni ifi za Yesu. Hari ukuboko kw'Imana. Igihe kirageze ngo Imana yongere igaragare uko yarari niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Murakoze. Murakoze cyane. Abagabo n'abagore mwumvise iki? Mwabonye iki? Ntimukwiriye kurepetana. Murabona bitaba byiza? Rwose rwose. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo dukoreshe iminota baduhaye. Ndabasaba ngo tubumbure Bibiliya zacu dusome Yohana ubutumwa bwiza igice cya 20 umurongo wa 9, kandi kubera umwanya ndabona ndi buze gusoma imirongo mikeya, hasigaye namwe mwirwarize murakuze. Igihe twahereye tuvuga n'igihe twahereye twumva, igihe cyo kwirwariza kirageze. 20 umurongo wa 9. Kuko bari bataramenya ibyanditswe ko akwiriye kuzuka, maze abigishwa basubirayo bajya iwabo. Ariko Mariya yari ahagaze ku gituro arira. Akirira arunama arunguruka mu gituro, abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambizo aho intumbi ya Yesu yari yashyizwe. Barababaza bati, mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, nuko bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Maze amaze kuvuga atyo arakebuka, abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu. Kuko bari batarasobanukira ibyanditswe, ariko naho amuboneye ntiyamenya ko ari we. Question mark. Aho hantu muhantindire niho nza gutinda. 21 umurongo wa 3. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Arababwira ati natwe turajyana, baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Birongeye Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko barujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Matayo 7:14. Matayo 7:24, sorry. Ngiye gusoza ndongera nsome icyanditswe basomye. Umuyobozi wa gahunda ndasoma umurongo umwe wonyine. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Amen. Hamwe badusomeye ni ibyakozwe n'intumwa, iri muri teme y'igiterane dufite. Ndagira ngo nsome umurongo w'8 gusa, igice cya mbere. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Tuvuga ngo amen. Muri aho cyane bene da. Tuzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Bwira mugenzi wawe ngo Wilson aragushuhuje mu izina rye. Mugumbire gusa. Tuvuga ngo amen. Nta kintu twaje kubabwira rero, twaje kugira ngo twibukiranye amategeko y'uyu muhanda. Twaje kwibukiranya amategeko y'uru rugendo turimo.
ntago twaje kubabwira amakuru y'amamodoka, ntago ndi bubabwira amakuru y'amazu no kubaka amazu, bya bindi bimenyerewe inyota yacu irimo ishaka. N'abapagani barabyubatse n'abandi barabikoreye, nuhaguruka ugakora gusa ugahera kuri ka kandi gasuzuguritse. Imana yaravuze ngo nzahumugisha imirimo y'intoki zawe. Ibyo si ngombwa ngo turinde kubibigisha no kubibahanurira no kubinjiza muri morale, ahubwo ikidukwiriye muri ibi bihe bya nyuma biherukira ibindi ni ukwibukiranya ibihe tugezemo ibyo ari byo. Kera dukizwa twakijijwe batubwira ijuru, bakatubwira yuko abakiranutsi bazajya mu bwami bw'Imana bakabana n'Imana iteka ryose. Bakatubwira umuriro uzatwika abanzi b'Imana, ukabatwika ngo kandi ngo ntago uzashira, maze tukanga umuriro tugakunda ijuru, bigatuma dukizwa. Ariko uyu munsi turimo turabwira abantu amamodoka, turimo turabwira abantu kubaka amazu, turimo turabwira, reka mbabwire mwiyemeze muba ba Yehova, kuko ngo iyo bagenda bavuga bo bazi ko bataza ngo ntibazava mu isi. Buriya n'amazu meza bagenda bayareba. Hari umwe twigeze kuganira, niba ari blague yateraga simbizi, yaravuze ngo bo bazaba mu isi, ngo ahubwo amazu meza yose bazayafata. Abo rero ntabwo tubarimo. Iyo tujya ni mu ijuru iwabo w'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abanesheje. Duhereze Imana icyubahiro. Naje kubabwira ngo mwongere musobanukirwe ibyanditswe, twongere dusobanukirwe ibyanditswe, tumenye amategeko y'umuhanda turimo tugenderamo. Amen. Haleluya. Ndababwira riske ebyiri abigishwa ba Yesu batewe no kudasobanukirwa ibyanditswe. Nurangiza izo riske uzihunge, nanjye nzihunge. Hanyuma ndaza kukubwira ikindi kintu kimwe aricyo gishobora gukura ubuzima bwawe muri riske, ukongera ukagirana ubusabane n'Imana. Ibintu bitatu gusa, nindangiza nicare hariya tuza kuza kongera gutarama. Ikintu cya mbere cyashize ubuzima bw'abigishwa muri riske nuko yababwiraga amagambo batarimo kumva. Reka mbabwire, abantu nubwo bicara bagatega amatwi, abantu nubwo bicara tukabwiriza, abantu nubwo basoma Bibiliya baracyayisoma nk'imvaho. Yesu yagendanye n'abigishwa agashaka ngo basobanukirwe ibyanditswe, akabasengesha. Baba bazamutse umusozi barimo gusenga, akabona barimo baramukurura, barahunikira basinzira, kubera ko imyumvire yabo Satani yari yarayifashe. Imana ikabura ahantu inyura kugira ngo yongere ikangure ubuzima bwabo binyuze mu ntekerezo, bakaba barasinziriye. Aravuga ngo abangaba nkwiriye kwigira imbere ho gatoya, ningumana nabo barandemerera. Ajya imbere gatoya, aragenda ngo arasenga, aragaruka arababwira ati isaha imwe yonyine irabananiye. Isaha imwe irabananiye. Tuvuge ngo amen. Igihe kiragera, kuko atashakaga urubanza, kuko nta matwi bari bafite, abona hari uwo Satani yinjiyemo kugira ngo agambanire Yesu, kubera amatwi ye hari ibindi yari yarumvise, yari yarakuruye impiya, yari yarakuruye ubuzima bw'ifaranga. Abona burya ikikurimo nicyo gikurura ikindi kikwica kurushaho. Yuda yakuruwe n'umuzo wo gukunda impiya, umukururire kugambanira umwami Yesu. Amubonye amugirira imbabazi, aravuga ngo reka nawe mubwire. Arangije ngo aramubwira ngo inyamara umwe muri mwebwe araza kungambanira. Ariko kubera yuko atari yabashije gusobanukirwa ibyanditswe, ararangara. Baravuga ngo umwe ngo ni jyewe mwami, undi ngo ni jyewe mwami, nawe aravuga ngo ni jyewe. Yesu aramubwira ati wakabimenye, ariko ntiyabyumva kuko yari atarasobanukirwa ibyanditswe. Abantu bishwe no kudasobanukirwa ibyanditswe. Arongera aravuga ngo reka nongere mugerageze inshuro ya kabiri. Aravuga ngo duhurize ukuboko mu mbehe. Uwo mwanya bahurizamo, ariko ntiyabimenya, kugeza ubwo yamurangije akagambanira umwami Yesu. Uwo aratambuka, abandi atangira kubabwira ngo umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa, agafatwa n'amaboko y'abanyabyaha, agafatwa akabambwa ku musaraba, ariko ku munsi wa gatatu azazuka. Ibyo murabyumva? Bati turabyumvise mwami. Ku munsi wa gatatu ni tuzahurira i Galilaya. Yarazi ko arimo aganira n'abantu bumva, yarazi ko arimo aganira n'abakristo barimo bumva ibyanditswe, basobanukirwa ibyanditswe, bamaranye igihe na Yesu, bagendana na Yesu, ariko nta matwi bari bafite yo gusobanukirwa ibyanditswe. Itorero rifite riske yo kudasobanukirwa ibyanditswe. Abakristo bafite riske yo kudasobanukirwa ibyanditswe. Hari imbaraga zibasha gusobanurira umuntu ibyanditswe, hari n'imbaraga zibuza umuntu gusobanukirwa ibyanditswe. Duhe Imana yacu icyubahiro. Ndaza kugera ku ijambo twasoma.
Yesu baramufata. Uko byagenze murabizi, ariko ndashaka kuvuga noneho kuri wa munsi wo kuzuka. Mu minsi 3 yonyine Satani ariyaranja, aragenda afata imyumvire y'abakirisitu bumvise ijambo rya Yesu, bagendanye nawe, arayicurika. Bamwe bajyana mu kirorero cya Emausi, abandi ngo bajyana kuroba, abandi basubiza ku gituro, aho kugira ngo bajye Galilaya yababwiye ngo bamanuka bajye ku gituro. Ntago bari bagasobanukiwe ibyanditswe. Ikibazo ufite gikomeye suko Imana itagukura mu buzima urimo, suko Imana itakora igitangaza. Ikibazo cya mbere kwifuzaho, irabiguha utarakira ngo bimaze iki, ko Imana atari byishaka. Ubundi irabiguha ngo bikumarire iki? Irabiduha ngo tubikoreshe iki? Irashaka kubiduha, ariko yabanje gukiza imitima yacu, yabanje kugarura imitima yacu. Nibangahe Imana ibihaye bakayivaho? Nibangahe Imana ibihaye wowe uzi namwe muzi? Abantu baragiye, abantu bahindutse abandi. Ku munsi rero wo kuzuka kwa Yesu, yibwiraga yuko ari buhure n'abantu yabwiye ijambo ko bazahurira i Galilaya. Ariko Satani abambere yabacurikanye ku gituro. Njoni tumuone mushindaji, njoni tumuone mushindaji. Ngo barahagera basanga marayika yarabirinduye igitare ninjoro, kuko umugambi w'Imana ntago uburizwamo. Marayika yarazi neza yuko Yesu atari bugeze mu gitondo, ari mu gituro. Marayika tuvuga ngo bera, marayika y'igitare, marayika birindura igitare, yarazi yuko atari bugeze mu gitondo. Pastor arakibirindura, akicaraho maze yitegereza amavide. Bari bazi yuko yumvise ijambo ry'Imana. Ahageze Bibiliya yatubwiye ngo bararunguruka, ngo babona umwami Yesu ntarimo, ngo batangira kurira. Ntago bari bagasobanukiwe ibyanditswe. Hari abantu barimo kurira kubera ko bataye linye, ariko nje kukubwira ngo nusubira muri linye, ibyakorezaga ntago bizakoreza. Bari bataye linye. Hari abakristo barimo kurizwa nuko bataye linye. Imana yacu cyubahiro. Amavide yamanutse ari amavide kuko batari barumvise ngo basobanukirwe ibyanditswe. Mugikubitamo amaso. Kafufuka, kafufuka Bwana Yesu, kafufuka, kafufuka leo hii, kafufuka, kafufuka Bwana Yesu, kafufuka leo hii. Lazima nichwera. Baragenda bahura n'ayandi mavide ngo arimo kuza, ngo nayo aje kugitura ati yemwe nta makuru muzi, umwami yazutse. Bati byagenze gute? Namwe mwibuke kandi rero abubwiye ko akwiriye kuzuka. Ariko niki cyaguteye kwibagirwa? Niki cyabateye kwibagirwa? Niki cyaduteye kirimo gutera abakristo, abantu b'Imana kwibagirwa imbaraga z'Imana? Niki kirimo kudutera kwibagirwa aho Imana yadukuye, ibyo Imana yadukoreye, amateka Imana yahinduye, ibyo Imana igambirira kudukorera? Niki kirimo gutuma tutabyibuka? Niki? 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 Harababaza ngo ayo makuru murimo muvuga ninde wayababwiye, kuko ngo bari babanje kuhagera mbere. Byagenze gute? Ni malaika ametuambia, ni malaika ametuambia, ni malaika ametuambia, haleluya, ni malaika ametuambia, afufuka Bwana Yesu. Murakoze, mukomeze mumfashe. Amajwi y'abavuga butumwa yarasaraye. Haraza ati se noneho niba yazutse yagiye bo bari bazi ko Yesu ari bunyura inzira banyuzemo. Ariko reka nkubwira, inzira umutekererezamo ntabwo ari agomba kunyuramo.
afite inzira igihumbi, afite inzira nyinshi zo kugutabara, afite inzira nyinshi zo gutabara itorero, afite inzira nyinshi zo gutabara abamwizera. Batoke bababwiye ko yaciye hehe, byagenze gute, yagiye he mbese, ngo babasubiriramo. Ni Galilaya amekwenda, ni Galilaya amekwenda, ni Galilaya amekwenda, ni Galilaya amekwenda. yagiye Galilaya. Mu gihe Yesu yarimo kujya Galilaya, abandi ngo bari basubiye mu birorero, ngo ageze yabura abantu. Yesu yabuze abantu ku bicaniro, Yesu yabuze abantu mu muhamagaro bahozemo, Yesu yabuze abantu ahantu bari bari, kandi ngo barashaka ko Yesu abakorera ibitangaza akabahindurira amateka. Ese wowe ko Yesu yakubuze, wowe uramushakaho iki? Ko mwandakariye bene da? Ariko ubwo ntabwiye abantu ko bagiye biraza kuvamo. Ngo abagabo baragenda basubira mu birorero, ngo Yesu akubitana nabo bwa mbere, ngo arangije ngo yarabanje nako yiyereka Mariya, ngo arimo kurira, arabiyereka abadamu, arabiyereka, ngo abona barimo kurira. Aravuga ati kutamenya we, kudasobanukirwa ibyana, ubu nk'aba ngaba barimo kurizwa n'iki? Mwene da, koko reka nkubaze, urimo kurizwa n'iki ko Yesu afite imbaraga zo guhindura biriya bikuriza? Afite imbaraga zo guhindura, agahindura. Mu by'ukuri noneho bari bakirizwa n'intumbi y'umwami Yesu, ntibari bakamenya ko Yesu yari muzima. Bwana Yesu, Haleluya, kafufuka leo hii, kafufuka, kafufuka Bwana Yesu, kafufuka. leo hii. Ariko noneho ndumva naguruka, kandi reka mbabwire, umunsi umwe umuntu azaguruka ari imbere yawe. Jambo ry'Imana riraryoha, jambo ry'Imana riraryoha. Ngo ako kanya Yesu amureba ijisho, amureba ijisho, uri mu biki, uri mu maki. Arangije ngo nawe ntiyanamenya ko ari umwami Yesu. Ntabwo uramenya ko ari umwami Yesu uri hamwe nawe. Ntabwo uramenya ko Yesu yigeze gukiza urupfu. Ntabwo uramenya ko Yesu hari aho yigeze gukura abantu batagukura. Ntabwo wigeze umenya ko hari umurimo ukomeye Yesu yigeze gukorera, byibura ngo umenye ko ari Yesu. Arangije ngo yicomeka mu bandi ba Emausi bahaye akazi Yesu ko kongera kubashaka. Yababonekeye iminsi 40 nyuma yo kuzuka. Yikubitamo bagenda bavuga yari igitangaza. Uzi ukuntu Yesu yarazara, ariko abayuda n'abagome ngo abikubitamo arababaza ngo inkuru murimo kuvuga nizihe. Ibya Yesu abantu babisigaje ku munwa, babisigaje ku ndirimbo, babisigaje ku kubwiriza, babisigaje ku gushumba, bisigaye ku munwa. Niyo mpamvu abantu ibintu bisigaye byarivanze. Ariko reka mbabwire, Imana iracyahari, uko yarari niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Aracyahari. Ngo bari hamwe, ngo arongera bamishamo amahoro. Ariko ubundi niki cyakubujije amahoro? Abantu ntibagisinzira, abantu basigaye babyuka barwaye imitwe, abantu bataye umutwe, ibintu byaracitse. Hari icyo ubura, hari icyo ukeneye, hari igikenewe mu buzima bwawe ngo wongere usubira ku rufatiro. Abakubitamo amahoro, ngo mu mitima yabo ngo bumva baranezerewe n'akakazi bari bagiyeho, ngo bumva ntikagifite agaciro mu buzima bwabo, ngo bumva gusa bafite ibyishimo. Ngo Yesu arangije abacokomokamo, aravuga ati abangaba abo nabwiye ntibumve, abo nabanye nabo ntibumve, reka mbihorere byibura hari icyo kimenyetso kirabereka. Ngo akihava, ngo Yesu ajyana n'amahoro ye, ngo bahita bumva hari ikindi gihindutse. Ngo baravuga ngo ariko duheruka bene aya mahoro, ngo tukiri hamwe n'umwami Yesu. Hari igihe uherukira amahoro ya Kristo, hari igihe uherukira ibyishimo, hari igihe hari igihe
abantu batakibivuga, nubwo abantu badashaka kubyumva, Yesu azagaruka kandi azaza kujyana itorero. Nshuti bene data turi mu rugendo, nanjye reka ndirimbe nk'abahanzi noneho. Nawe umwuka yaguhanzeho waririmba, sibyo nduti? Narinzi yuko ningera mu ijuru nzabwira Imana ko naruhiye mu isi, ariko noneho ndimara kugerayo ntamiruho n'intambara bizibukwa. Tuzaririmbana n'abamarayika indirimbo zo gutsinda no kunesha, nzaririmana n'amaso bagenzi ntamiruho n'intambara bizibukwa. Ariko urimo uragenda, hariho abavuga ko Yesu atazaza, uhereye kera hose babivuga, uko umujura aza kukwiba utabizi, ukugaruka kwa Yesu niko kuri. Imana yacu icyubahiro. Dore igihe cyo gutaha kirageze, bene data mwitegure kitazadutungura. Abarima sobo barabibona, barapfukamye barimo barambaza. Dufashe Mana yacu, dufashe twongere imbaraga, turimo kunanirwa. Utwambike za mbaraga z'umwuka, tubashe gutambuka Satana tubibere. Abakomvayeri bo mu Rwanda kera, uraho beya, kera ngo bajyaga iyo bakubonaga abantu babazi ba kera akakubonera nka hariya batarabatoza discipline, ubu ngubu ntago yabikora. Iravuga ngo uragenda. Namwe reka mbabaze, muragenda? Nubwo twicaye hano turimo turagenda, aha ngaha turimo turagenda ibirometero n'ibirometero, turimo turagenda. Amen. Abavamo aravuga ngo ubu Petero nta handi yasubiye kujya kuroba. Reka nawe ngende mwitureho ku nyanja nongere mushake. Ikibazo si uko Yesu atagikora, ikibazo nuko abantu basubiye kuroba. Abantu baragiye baciyeho, abantu basubiye kuroba. Ngo Yesu aragenda aravuga ngo nta handi Petero ari, reka njya kumushakira kuroba. Ngo abahageze ngo ahagarara mu kibaya cy'inyanja, asanga ibyuya byabize, asanga ibintu byacitse, arabareba. Yo, ngo bari bacesheje ijoro ntacyo bafashe. Iyo wamuvuyeho ufata iki? Iyo wamuvuyeho ubona iki? Iyo wamuvuyeho inzira zifunga. Ngo bari bacesheje ijoro, ngo nta kintu bafashe. Ngo arangije kubw'imbabazi ze, yarabonye ni nkaho impamvu ngira ngo ahari ntekereza atigeze akomeza azuka ngo yigendere, ni nkaho yakavuze ati umurimo nakoze nabo napfiriye, nabo nagendanye nabo, ntacyo naba nkoze. Arongera asubira kujya kubashaka. Yesu ni umunyembabazi, Yesu ni umunyembabazi. Arongera aragenda ngo ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ngo arababaza ngo yemwe bana banjye. Arongera bita abana be, nuba aracyakwita umwana we. Uyu mugoroba wahindukira, uyu munsi wakongera ukarambura amaboko yawe, umutima wawe wawugomorera Kristo, Imana yagusubiza ku rufatiro, Imana yahindura. Haleluya! Arabwira ati bana banjye mufite icyo kurya? Baramubwira ngo ntacyo bafite. Ati nimujugunye urushundura iburyo. Baroberaga ibumoso. Iyo wamuvuyeho unyura sansenike, ariko iyo muriho ugendera mu mukono muzima. Aravuga ngo noneho nimujugunye iburyo. Mwagarukiye Yesu akabereka ukuntu baroba ifi, akabereka ukuntu ukora ukunguka, akakwereka ko wacuruza n'utuntu duke ukunguka, kuko urimo kurobera iburyo kandi uri hamwe na Yesu, urimo kugendana na Yesu. Haleluya! Hey! Arangije ababwira barajugunya, ngo barobye ifi 153 mu munota umwe gusa, kuko Yesu yari ategetse. Murigora muri byinshi, turivuna muri byinshi. Twagarukira Yesu yakongera karema inzira, twagarukira Yesu yakongera karema ubuzima bwacu, twagarukira Yesu. Ngo akimara kubikora, Yohana mukundwa wahoraga mu gituza cya Yesu, nta kindi yahise abona, niwe wa mbere wahishuriwe kari Yesu. Buryo wabanye n'umuntu mwa mwarabanye,
buryo wagendanye n'umuntu mwaragendanye yaravuze ati izi fi ntizapfa kurobwa n'umuntu uwo ari we wese, izi fi ntizapfa kumvira umuntu uwo ari we wese, izi fi ntizapfa gukururwa n'umuntu uwo ari we wese, izi fi reka nkubite wowe, ni wowe nshoboye. Nta wundi waziroba izi fi. Yohana mpendwa ngo wabaga mu gituza cya Yesu aravuga ati izi ni ifi za Yesu. Izi ni ifi za Yesu. Aramubwira ati Petero we rekeraho kuroba nkubwira ijambo, ariko wagize uwo wegera ukamutesha kuroba. K'abantu badusubiranye kuroba turabigira dute? K'abantu badusubiranye inyuma turabigenza dute? I Kigali ko basubiye inyuma turabigira gute? Nairobi ko badusubiranye inyuma turabigira gute? Amerika ko badusubiranye inyuma tubigira gute? Ese mwaretse tukegera abantu tukababwira ngo ni umwami Yesu, umwami Yesu. Mwaretse ngo Petero kubera ukuntu ari wowe wari ufite amasezerano utayabandi, yari yaravuze ngo nzubaka itorero, amasezerano wayakubitikana iyo utasobanukiwe ibyanditswe, utazayakangisha. Baragushuka. Imana iguha isezerano hagati y'aho iri guhereye n'aho izarisohoreza hari ikibaya cy'intambara kugira ngo uzasengere iryo sezerano. Iyo urwanye nabi urugamba, isezerano riguma ryigirayo, isezerano riguma riguhunga, isezerano riguma rigenda, kuko ritegereje yuko witwara neza, ugenda neza, uhindura, ugahinduka. Tuvuga ngo amen. Hallelujah. Hallelujah. Amaze kumubwira ngo ni umwami Yesu, we ni nkaho yashubije amaso inyuma, akibuka ibyo Kristo yamuvuzeho, akibuka ukuntu atubahirije, atazirikanye, kandi yaramubwiye ngo wowe nzubaka itorero kuri wowe n'amarembo y'ikuzimu ntazarihangara. Ariko ananirwa kurinda isezerano, asanga niwe wasubiye kuroba. Arangije ngo afata umwitero ngo yiroha mu nyanja, ngo kuko yari yambaye ubusa. Imana ikwambika imyenda. Imana yongere yambika abakristo imyenda. Imana yongere yambika abakozi b'Imana imyenda. Imana yongere isubiza ku rufatiro ubuzima bwawe. Ndashoje. Yegeza abacira umugani arababwira ngo umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza ngo azaba ari nk'umunyabwenge. Bira yatubwiye ngo babandi bari batarasobanukirwa iki, ariko arongera aravuga ngo uzagira ayo mahirwe agacika abandi, ugacomoka mu bandi, ugasobanukirwa amagambo ye, ngo warangiza ukayakomeza, ngo uzaba umeze nk'umunyabwenge, ngo wubatse inzu ye ku rutare, ngo kandi amaze kuyubaka haza kuza undi nawe yubaka nk'uko yubatse, ngo ariko uwo nguwo we ngo yari umupfapfa, ngo kubera amagambo ye ngo nago yigeze yakomeza. Yavuze abakirisitu babiri kandi bari mu iteraniro, kandi bari mu bakozi b'Imana, kandi bari mu isi yose. Aravuga ngo umukirisitu w'umupfapfa ufata amagambo ye ntayakomeze ameze nk'uwubatse inzu ye ku musenyi. Umukristo w'umunyabwenge wafashe amagambo ye akayakomeza ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Maze ajya muri detaye rero, atangira kubabwira amakuru ukuntu izo nzu zombi ibyazibayeho. Aravuga ngo amaze kubaka umuyaga na finishing,
kubera icyo utaje batarawimukiramo. Ariko burya umuyaga ufite igihe cyawo. Impamvu urimo guhura n'imiyaga, erega reka mbabwire, imiyaga irahari Nairobi, imiyaga irahari Kigali, imiyaga irahari ku isi yose, imiyaga irahari Amerika. ngo maze ngo bigeragereshwe umuyaga, ngo n'umuvu, ngo byose biraza byikubita kuri iyo nzu. Ikindi natekereje, kubera iki bitahereye ku nzu yoroshye. Nawe urabaza ngo kuki ibi birimo bimbaho, kuki ndimo kugeragezwa? Niba warafashe amagambo y'ukayakomeza, ni wowe birimo guhiga, naho ya wundi utarayafata bizi yuko ari imboga. Satani azi ko uwo ngo ari imboga, ntacyo mutwaye. Ntacyo mutwaye, wowe ni ukunywa nk'unywa amazi. Impamvu arimo guhiga bakomeye, impamvu irimo guhiga babihagazemo, impamvu irimo guhiga bari mu masezerano, nuko azi ko aribo bamubujije amahoro, nuko azi yuko aribo bamugoye, nuko azi ko aribo bafite amagambo y'Imana bayashyize mu mitwe yabo no mu mitima yabo. Abo ngabo niyo mpamvu intambara zibariho, niyo mpamvu bahura n'ingorane. Ariko humura, ntuzagwa, ntabwo uzahiriba, ntacyo uzaba, ntacyo bizagutwara. Icyo nagusezeranya cyo, singusezeranya ko bitazaza, ariko ndagusezeranya ngo bizaza byikubiteho, ariko bizagusiga uhagaze. Ibyo byo nabigusezeranya, nabikubwira, nakubwira ngo ibyo byo mfite garanti yabyo. Ngo birakubita yanzu, biranyeganyeza, umuyaga urahuha, urasambura, ngo imishitsi irakubita. Ariko wari wahura n'imishitsi n'umuyaga n'imivu mu buzima bwawe, ukabona ibintu biracitse, noneho nta garuriro. Niba warafashe amagambo y'ukayakomeza, bizakwikubita, ariko uzasigara uri muzima. Ngo bibonye bimunaniwe, biravuga ngo ntago twagenda ubusa. Kama mbaya, reka tujye kuri wa mupfapfa tupfe guhitana utwo ngutwo. Wese ubundi kuki bitabanje ku cyoroshye? Kuki bitabanje ku nzu yoroshye? Ngo birahindukira, biragenda bijya kuri ya yindi, ngo birahuha, bigihuha, bigikubita, imivu igezeho, ngo yanzu yikubise hasi, ngo kandi kugwa kwayo ngo kwabaye kubi cyane, kwabaye kubi cyane. Bari baratarasobanukirwa ibyanditswe. Niki cyagufasha? Amaze kubibona byose, yababwiye ari amagambo baduhaye y'iki cyanditswe, ariyo teme y'iki giterane. Arongera arabateranya, arabakoranya, abajyana kuri wa musozi, ngo abagejejeyo, ababwira amagambo y'Imana. Hani nkaho yakababwiye ati, rero ndabizi neza yuko murakubitwa hirya mukubitwa no hino, ariko hari ikintu kimwe nkwiriye kujya gukora remize kuri Mwuka Wera. Uwo Mwuka Wera naza, niwe ugiye kubagira abagabo nyabagabo. Ukeneye imbaraga, ukeneye umuntu uzabana nawe ukabasha kunesha, uzabana nawe ukabasha gukira. Arababwira ngo icyo akora, ni nkaho akababwira ati ibyo byose byabaye, icyo akora muzahabwa imbaraga. Icyo nicyo kintu kinejeje. Icyo akora, nubwo mwakubiswe hirya, nubwo murimo kubinanirwa, nubwo, reka nkubwire, ukeneye imbaraga y'Umwuka Wera, ukeneye Umwuka Wera kuyobora ubuzima bwawe. Kandi reka mbabwire, tuzavuga akamaro k'Umwuka Wera iyindi minsi yose ikurikiyeho. Nzarinda ntaha mvuga akamaro k'Umwuka Wera. Umwakire, akwambika imbaraga, agukoresha iby'ubutwari, ahagararana nawe, nangwa se urorere ukomeze wibere nk'inzu yo kumusenyi. Nta kindi cyagukiza ubuzima bwo guhungabana, gukubita hirya no hino, ni imbaraga y'Umwuka Wera. Ntababwira ngo icyakora ibyo byose mwari murimo nuko hari icyo mwaburaga. Nimuhabwa imbaraga muzaba abagabo bo kumpamya. Munsi Umwuka Wera yamanutse, akabamanukira. Petero utarahabwa Umwuka Wera yari yarabwiye Yesu ngo we ngo nago yamwihakana, ariko mwibuka yuko umuja ngo yaramukanze. Wowe ukangwa n'akantu kose kaje, hari imbaraga urimo kurakinga, hari imbaraga turimo kuvura. Ngo umuja ati, we Petero, wa mugabo kusa n'abantu bari hamwe n'uri, oya rwose n'ukuri nta hantu muzi, n'ukuri just umuja gusa, nta nubwo ari n'umusirikare w'Umuroma. Abantu badafite imbaraga y'Umwuka Wera barimo kwikanga baringa, barimo kwikanga ubusa, babayeho mu buzima bwa Troma, babayeho bazi ko budacya, barimo baratinya imikorere ya Satani, baratinya imbaraga za Satani kurusha gutinya imbaraga z'Imana. Hari ikintu ubura nshuti, hari ikintu abantu babura, barabura imbaraga y'Umwuka Wera. Bibiliya iravuga ngo uwo nguwo ngo azajya yenda ku bya data bibaheho.
niba gutegera ahangaha kubwira ati iyo nzira ntuyinyure, inyurira ahangaha, muzajya mubisikana gusa, muzajya mubisikana kubera imbaraga y'umwuka wera, kubera amakuru, kubera kugira amakuru. Arangije arabareba ati icyo mubura gusa mwebwe cyabataye ibyo byose nuko mubura imbaraga y'umwuka we. Icyakora nabamanukira. Umunsi yamanutse rero Petero yareza agatuza. Iyo yakumanutseho uzarebe abantu ntibazakubona wagize imbaraga z'umwuka wera umunsi umwe. Buriya hari igihe abantu bagirirwa umugisha wo kubona imbaraga z'umwuka wera babaye mu gitaramo, akumva isi yayigiye hejuru kabisa. Uzarebe iyo wuzuye umwuka wera nta murozi ubukigukanga, nta buzima buba bukigukanga, uba wazamutse wagiye ahantu. Ariko mu muntu harimo amashami ameze gutya nk'amahwa, ajya buza network y'Imana gukora. Hari akajagari n'akavuyo kaba mu ntekerezo z'abantu. Ako ngako kazanwa n'imibereho, kakazanwa n'ubuzima ucamo, kakazanwa n'ibyo ubona bitarimo gukunda washyiraga imbere. Noneho iyo byaje biba bishinyitse gutya. Satani rero iyo wasenze cyane ukuzura imbaraga y'umwuka wera, burya biracurama. Ariko rero Satani aba kwibikiye, abazi ko lendi uzasubira muri bya bindi, ukongera ugahura n'ababandi, ukongera ugasubira muri zanzira. Iyo byagenze gutyo rero kamwe karongera kagashibuka, kuwa kabiri akongera agakora kandi kagashibuka, kuwa gatatu none bikagera kuwa kane, kuwa gatanu byongeye byabaye gutya. Ijuru ryagushaka ngo rigusubize ngo re nimero composé n'est pas accessible, maze warangiza ngo ijuru ntirivuga. Uko yarari niko ari kandi niko azahora iteka ryose, niko azahora iteka ryose. Petero rero bimaze kugwa, amaze kwakira imbaraga, amashagaga amushizemo, arega agatuza, akarega imbere y'Abayuda bashakaga kubagirira nabi, ngo niwe wasohotse mbere. Arangije arababwira ati bagabo bene data, ati ntago aba bagabo basinze nk'uko murimo mubivuga. Icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira. Agatuza Petero arakarega kubera imbaraga y'umwuka wera. Ntiyongera kubatinya, ntiyongera kuvuga amangambure, arasohoka arababwira na confidence. Ukeneye imbaraga ziguha confidence, ukeneye imbaraga ziprovinga ko uri umukirisitu, ukeneye imbaraga zinesha isi, ukeneye imbaraga zinesha ibikurwanya. Nkomeza kubwiriza ndabaraza hano, ngwino usenga. Hallelujah. Hallelujah. Imbaraga z'umwuka wera. Haguruka tugusabira izo mbaraga. Haguruka tugusabira izo mbaraga. Uri Imana yo kwizerwa. Uri Imana yo kwizerwa. Subiza ku rufatiro ma, kura abantu mu burobyi, kura abantu mu nzira bamazemo iminsi, kura abantu aho Satani yabacurikanye, aho yabashubije mu nzira yabashubijemo, mu ntege nke, kurayo, maraho, senya, rimbura, cagagura, mwuka wera w'Imana. Ariko hari umuntu ushaka gukizwa umwuka wera njeho, umuntu ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza, zamura ikiganza. Haguruka muze hano abantu bashaka gukizwa, abantu bashaka kwakira umwami Yesu, muze hano, muze hano abantu bashaka kwakira umwami Yesu. Mwuka wera njeho ngwino ushaka kwakira umwami Yesu, ngwino zamura ikiganza hano uhagaze, kizamure, zamura cyane umuntu ushaka kwakira umwami Yesu, zamura cyane Imana ibirebe. Twaje babireba, twakijijwe babireba, twaretse gusambana tureka kwiba babireba, ureka kunywa inzoga babireba, warankubitaga sha. Muze hano, muze mwe mwese mwazamuye ibiganza, muze hano dusenge, muze tubasengere. Imana yongere isubiza imbaraga mu buzima bwa buri muntu wese. Kubera Imana amashyi.